Haleluya, ndagusuje kandi nguhaye ikaze aho uteze amatwi ijambo ry'Imana muri aka kanya, Umwami Yesu aguhe umugisha, Umwami Yesu akunezeze, Umwami Yesu yite ku marira yawe kandi Umwami Yesu akurengere rwose, Kristo amanurwe mu gihugu cyo mu ijuru no gusubiza ibyifuzo byawe. Nshuti yanjye ahari muri aka kanya umaranye ibyifuzo igihe, hari ibyifuzo ubona rwose bitari gusubizwa, ariko nshuti yanjye ndakwinginze, ahari kurira kwararira umuntu ariko bwajya mu gitondo impundu zikavuga, ndakwinginze ntucike intege, ukomeze ugirire Imana yawe icyizere, kuko Imana twarayibonye, twabonye itugirira neza. Nshuti yanjye hari benshi bavuye mu mubiri, hari benshi bibagiranye, hari benshi batashye uyu munsi, ariko twebwe turacyahumeka. Kuba tugihumeka rero ni ikimenyetso cy'ibyiza kitwereka yuko turi abakandida bo kugirirwa neza n'Imana. Ndakwinginze akanya nk'aka kugira ngo rwose ugirire Imana yawe icyizere, Imana iri bwitamurure muri uyu munsi. Akanya nk'aka rero ndifuza ko twamamaza ijambo ry'Imana rikagera kuri benshi kandi nawe uri bubigiremo uruhare. Ndakwinginze ngo ukore subscribe, like and comment, noneho twamamaze kugira neza kw'Imana. Nshuti yanjye ahari muri aka kanya urabona bikomeye, ahari rwose urabona byakurenze, ariko ndagira ngo nkwibutse ngo mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana. Twabonye itwishyurira minerivare byari byanze, tubona Imana itwambika twambaye ubusa, tubona Imana itugaburira, tubona Imana ibaha ababyeyi bacu bananiwe. Nshuti yanjye ndakwinginze uyigirire icyizere, Kristo ari bubane nawe. Ndakwinginze nshuti yanjye ongera ugirire icyizere Imana yacu. Imana yacu irahambaye kandi Imana yacu ni inyembabazi, yuzuwe icyubahiro no gukomera. Ntuze gucika intege, ndakwinginze ibibazo byose uri kunyuramo ubibwire yuko Imana ibirusha imbaraga, ubibwire yuko Kristo yanesheje. Ahari wabuze ubukode bw'inzu, ahari se wabuze minerivare, ahari hari imanza wananiwe kwiburanira, ahari uri kubona ibintu byose ukoze byanga, ahari wabuze n'urubyaro, ariko mu ijuru hari Imana itanga abana. Nshuti yanjye icyo usabwa ni ukuyigirira ibambe ukayizera, Imana yakugirira ibambe. Nshuti ntuze guhangayika, shitani ntakongorere, ntaguce intege ngo warasenze ntibyakunda, ahari gutabarwa kwawe n'uyu munsi. Ndakwinginze ngo wongere ugirire Imana icyizere. Ese nshuti yanjye ndagira ngo nkubaze, koko uhereye igihe wavukiye, igihe wabereyeho, ntago wigeze ubona ineza y'Imana mu buzima bwawe? Uko rero waba warigeze ubona ineza y'Imana mu buzima bwawe, ongera ugirire icyizere Imana, urongera ubone ineza y'Imana mu kubaho kwayo. Ndakwinginze nshuti, shitani ntaguce intege, shitani ajya aza akongorera abantu ngo urareba, ngo urabona, akakwereka rwose ibintu bigaragara akaguha n'ingero, ariko ndagira ngo nkubwire ko muri ibyo ubona bigaragara, nyine muri ibyo ubona bikugarije, ariho Kristo aza gutabara ku munota wa nyuma. Nshuti yanjye ahari n'uyu munsi uri butabarwe, ahari se n'ejo, ariko icyo nkusaba ni ukugirira icyizere Umwami w'abami, kugira ngo rwose aze areba umwana wayo wakomeje kumwiringira. Ese reka nkubaze nshuti, kuba ugihumeka hari icyo watanze? Ese icyo si igitangaza cy'Imana? Kuki wumva wakiheba? Kuki wumva ko birangiye? Ntago birangiye, ahubwo nibwo bigitangira. Imana yo mu ijuru ije kukugirira ibambe, Imana yo mu ijuru ije kuguhoza amarira, Imana yo mu ijuru ikugarutseho bundi bushyashya. Urakoze ko wumviye ijwi ry'Imana, urakoze ko ugiye kubaho mu kubaho kw'Imana. Humura, Imana yo mu ijuru ifite imbaraga, humura, Imana yo mu ijuru ni inyembabazi. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana nshuti, tugiye kubanza twicishe bugufi imbere y'Imana, tuyibwire tubabarire ibyaha byacu, kugira ngo tuze kubana nayo mu ijambo, nta cyaha dufite yatubabariye. Karibu dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana itabara kandi uri Imana ihindura ibyanze guhinduka, wuzuye icyubahiro no gukomera, ndetse rwose uri inyembabazi. Kristo niyo mpamvu duciye bugufi akanya nk'aka ngo utubarire ibyaha byacu. Twaravuze turacumura, turakora turacumura, tubabarire Kristo twese udutunganye, kugira ngo twumve ijambo ryawe dukeye rwose, kandi uduhe kwihana ibyaha tubiretse, kugira ngo umunsi uzaza gutwara itorero natwe uzatujyanane naryo. Urakoze kuri Imana y'amahoro, urakoze kuri umurengezi mwiza. Mu izina rya Yesu karibu ube hagati muri twe, twumve ijambo ryawe kandi uduhe no kuryumvira. Mu izina rya Yesu karibu, amen. Nshuti yanjye rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri kubara, ni igice cya 23, turahera ku murongo wa 20 tugere ku murongo wa 23. Ni ukubara igice cya 23, turahera ku murongo wa 20 tugere kuri 23.
Karibu dusome ijambo ry'Imana. Ngo dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye, simbasha kuwukura. Ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye mu Bayisiraheli, Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu, Imana yabakuye muri Egiputa, niyo ibajyana. Ifite amaboko nk'ay'imbogo, nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bayisiraheli. Mu gihe cyategetswe Abayakobo n'Abayisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Amen. Iri jambo dusomye ni igihe Baraki na Baramu bagambiraga kuvuma ubwoko bw'Imana. Baricaye bagambira kuvuma ubwoko bw'Imana, ndetse rwose bajya no kubishyira mu bikorwa. Batanga n'ibitambo byokeje kugira ngo nyine bavume ubwoko bw'Imana byemere. Batanga ibitambo kugira ngo Abayisiraheli bavumike. Ariko ndagutangariza yuko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ijya inyuranya ibihe. Nshuti yanjye, wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana muri aka kanya, hari benshi bakuvumye, hari benshi bavuze ngo ntacyo uzimarira, ariko nje kukubwira inkuru nziza. Muri iki gihe Baraki na Baramu barahari benshi, ndetse n'ababyeyi bajya bababo, akakuvuma akakubwira ngo ntacyo uzimarira, ngo ntacyo uzamara, ariko ndagira ngo nkubwire yuko Imana yo mu ijuru ikubereye maso, nta uvuma uw'Imana itavumye. Ibyo ngibyo ubyibuke. Baraki na Baramu rero bagambiriye kuvuma ubwoko bw'Imana, ariko mu gihe cyo kubavuma ahubwo Imana inyuranya ibihe, uwari kubavuma abahesha umugisha. Arangije avuga ijambo rikomeye kandi rihambaye ngo yewe Baraki we, ngo ntago wavuma ubwoko bw'abanyamugisha, ngo bariya ni abanyamugisha ntago bavumika, ngo ahubwo icyama nanjye nkipfira nkabo. None nkuzaniye inkuru nziza ivuga yuko bariya bose ubona bakuvumye akanya nk'aka banyuranyije amagambo, bo ubwabo banyuranije amagambo, bo ubwabo nibo bagiye kwamamaza ko turi abanyamugisha, bo ubwabo nibo bagiye kuduhesha umugisha. Iri jambo twasomye ndabizi neza ko waryumvise nshuti yanjye, nimba utanaryumvise uze kongera urisubiremo. Ngo Baraki, sinzi nimba uri kubyumva, yabwiye Baramu atumva ati ko twaje tuje kubavuma none ukaba uri kubahesha umugisha. Baramu abwira Baraki ati nshuti yanjye, ati dore nategetswe kubahesha umugisha, ngo nayo yawubahaye, ngo simbasha kuwukura. Mu by'ukuri we nta bushobozi. Yategetswe kuduhesha umugisha. Imana y'ubwayo yashyize amagambo meza yo kubahesha umugisha mu kanwa ka Baramu. Baraki arababara, bimutera ifuhe, aravuga ngo kubera iki ngo ari kubahesha umugisha mu mwanya wo kubahesha nyine umuvumo, mu mwanya wo kubavuma. Ariko Baramu aravuga ngo nanjye nabitegetswe, ngo dore nategetswe kubahesha umugisha, ngo nanjye nta bubasha nta bushobozi mfite, ngo kandi n'Imana yawubahaye, ngo simbasha kuwukura. Ibaze ko nyine Imana ijya ibibona, ikabona abantu bagambiriye kutuvuma, ikabona abantu bari kutunaniza muri uru rugendo rujya mu ijuru, ikabona umubyeyi wakubyaye we ubwo arifashe arakuvumye, ikabona umukoresha wawe arakuvumye, akanabikubwira ngo ntacyo uzamara, ngo ntacyo uri cyo. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko Imana ikubona uko abantu batakubona, Imana ibona uri uw'agaciro, Imana ikubona nk'umunyacyubahiro. Nshuti yanjye, uyiringire kugira ngo ikugirire neza. Muri aka kanya dore ikuvuzeho neza, muri aka kanya ikubwiyeho ibintu byiza. Ahari ni wowe aka kanya wumvaga nta gaciro ufite, ahari ni wowe muri aka kanya bari bamaze iminsi bavuma. Ndagira ngo ngutangarize yuko Imana iguhaye umugisha, kandi abo ngabo nibikoresheje, abo bavuze yuko ntacyo ushoboye, nibikoresheje bakubwira yuko uri umunyamugisha mu gihe gikwiriye. Humura, Imana izaguhoza amarira, kandi si kera ni vuba. Wowe icyo usabwa ni ukwiringira Imana. Nshuti yanjye, haba abarozi, haba abapfumu, haba abakonikoni, haba abakoresha imbaraga z'umwijima, bose abo bihorere, kuko twebwe Abayisiraheli, kuko twebwe abana b'Imana, ibyo ngibyo ntitubikoresha, ahubwo twiringiye Imana isumba byose. Kandi ndagira ngo nkubwire ko ibyo nta hantu bazigera bagukoraho, ntacyo bizagutwara. Icyo dusabwa ni ukwiringira Imana. Ntugatinye abarozi, ntugatinye imbaraga z'umwijima n'icyaha, kuko Imana ibyo byose yarabinesheje. Wiringire Data,
azakugirira neza kandi azaguhoza amarira. Imana dore yabivuze ngo iduhaye umugisha, ngo yategetswe kuduhesha umugisha. Abo baduhemukiye nibo baduhesheje umugisha. Nshuti wizera Imana, uhumure kandi Imana iragukunda, imigambi yayo ni myiza kuri twebwe. Rero dusenge dusaba Imana ko idushyigikira, dusaba Imana ko iri bwongere kubana natwe kugira ngo ize mu byacu, ihe umugisha buri kimwe cyose dushyizeho amaboko, itubeho mu kubaho kw'Imana mu buzima bwacu. Karibu dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimye ko uvuganye natwe, tugushimye ijambo ryiza utubwiye ryururutse imitima. Kristo urakoze. None turakuraritse kugira ngo urukire kubana natwe, uze ujye muri bizinesi zacu zitari kugenda neza, uze Mwami utwishyurire amashuri, uze Mwami uhaze kwifuza kw'imitima yacu. Dore buri muntu wese uteze amatwi Isezerano Rihoraho TV hari ibyifuzo afite muri aka kanya. Kristo uze ubane nawe. Uyu mwanya Mwami yafashe yumva ijambo ry'Imana, uwushingireho nyaguhora ku ngoma, nawe wumva ibye, umugirire ibambe kandi Kristo umugirire neza, nawe azabe mu bagushima Mwami mu gitaramo cyo mu ijuru. Urakoze ko ubikoreye kwiyubahisha, urakoze ko ubikoze Kristo ku buntu nk'uko bisanzwe, mu izina rya Yesu, amina.